bakunda bene data namwe mwese muri kudukurikira ndabasuhuza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Mbaye ikaze muri umwanya mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana, ijambo ryaremye ijuru n'isi, ijambo ryaremye ibiboneka n'ibitaboneka. Mwagize neza kwifatanya natwe muri uyu mwanya, ndasenga kandi ndizera ko twese tugiye guhabwa umugisha. Mu butumwa bwiza nguko bwanditse na Yohana mu gice cya 10 umurongo wa 10, Umwami Yesu yavuze yuko umujura ari we Shitani cyangwa se kibi atazwana n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko we yazanye no kugira ngo intama ze zibone ubugingo ndetse zibone ubugingo mu bwinshi. Twese abizeye uwo mwami atubura umwungeri mwiza ibihe byose kuko atajya ahinduka. Ntabwo ameze nk'abana b'abantu bahinduka, ntabwo ameze nk'isi ihinduka, ntabwo ameze nk'ibihe bihinduka, ntabwo ameze nk'ikirere gihinduka. Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Haleluya! Yesu niwe Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. No muri ibi bihe bitoroshye aho isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana yacu. Niyo mwungeri mwiza wacu ukomeje kuturinda no kurinda imiryango yacu. Nk'Abanyarwanda, reka dushime Imana ikomeje kuturindira igihugu. Dushime Imana ikomeje kubana n'abayobozi b'igihugu cyacu mu gushyiraho ingamba zo gukumira iki cyorezo. Dushime Imana ikomeje gukiza abarwayi bari kwitabwaho neza n'inzego z'ubuzima. Dushime Imana ubw'amaserivisi ziri gukora muri iki gihe. Dushime Imana ku byinshi byiza imaze gukora. Mu minsi ishize hari byinshi tweretse Imana mu masengesho. Nzi ko abakristo, itorero rya Kristo twishize hamwe turasenga. Dukomeze dushime Imana kandi dukomeze gusengera n'ibitaratungana nabyo Imana iraza kubitungana. Haleluya! Mwami Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ni nziza, igira neza. Nagira ngo muri aya mahirwe Imana tugire dusangire ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza nguko bwanditse na Mariko. Turasoma igice cya 4 kuva ku murongo wa 35 kugeza ku murongo wa 41. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari yasinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha, nubitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Nimurizera? Baratinya cyane, baravuga bati, mbega uyu ni umuntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Imana iduhe umugisha mu gusoma ijambo no kumvira ijambo ryayo. Nagira ngo tuganire ku mutwe w'amagambo, kwambuka tujya hakurya hamwe na Yesu Kristo. Hari byinshi twakwigira muri iyi mirongo tumaze gusoma. Turagerageza gusangira ingingo 5 mu mwanya dufite. Ingingo ya mbere, Umwami Yesu arashaka ko twambuka tukajyana hakurya. Murongo wa 35 twasomye ko kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Hari aho Yesu ashaka ko tujyana. Hari urundi rwego mu buzima bwacu bwo mu mwuka Umwami ashaka ko tugeraho. Iyo tumaze kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tukihana tukatura Yesu nk'Umwami n'Umukiza, turakizwa tugahinduka ibyaremwe bishya. Dutangira ubuzima bushya muri Kristo nguko tubibona mu rwandiko rwa 2 intumwa Pawulo yandikiye Abakorindo mu gice cya 5 umurongo wa 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindushe bishya.
Shuti uri kudukurikira, niba utarakizwa ndagira ngo ngutumire kwegura ubuzima bwawe Yesu Kristo kugira ngo akubere umwami n'umukiza wawe bwite. Uyu ni wo munsi wawe wo gukirizwamo. Yesu Kristo aragukunda, niyo mpamvu yaje ku isi, niyo mpamvu yapfuye ku musaraba. Nagira ngo menyeshe ko mubo Yesu yapfiriye n'ibyaha byawe. Uyu munsi numwizera ukamwatura, araza abane nawe kandi ahindure ubuzima bwawe ugira amateka mashya. Nyuma yo gukizwa, Umwami Yesu araduhamagara mu buzima bwa buri munsi bwo kuba abigishwa be, tukamukurikira buri munsi. Hari Umwami Yesu ashaka ko tujyana mu rugendo rw'agakiza, ari mu busabane n'Imana biciye mu ijambo rye, mu gusenga, mu guhishurirwa, mu kwizera ndetse no kumukorera. Icyo twakwibaza, ese turiteguye kwambuka tukajyana na Yesu hakurya? Biradusaba kumvira Umwuka Wera, umufasha twawe ngo atuyobore muri Kristo mukuri kose. Ubwo Umwami Yesu Kristo ari umwungeri wacu mwiza, mureke tumwumvire, tureke kwishakira inzira zacu, ahubwo twumwemerere atuyobore. Umwami Yesu arifuza ko twambuka tukajyana hakurya. Yohana igice cya 10 umurongo wa 27. Inama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Ubwo Umwami Yesu Kristo ari we mwungeri wacu mwiza, reka natwe tumubere inama nziza zumvira kandi zikurikira. Imana idufashe kugira ngo aho tutumviraga Umwuka Wera, aho tutakurikiraga ijambo rye, twihane tugaruke mu nzira nziza yo kumvira. Imana idufashe twese. Ingingo ya 2 nifuza ko dusangira iravuga iti, hari abantu bamwe n'ibintu bimwe tugomba gusiga mbere yo kwambuka tujya hakurya hamwe na Yesu. Ibi tubibona ku murongo wa 36 ngo basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Kugendana na Yesu araho bidusaba gusiga ikivunge, ahubwo bigadusaba ko tumwemerera kuba mu bwato bwacu, mu byacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, nk'uko abigishwa babigenje. Hari ikiguzi bidusaba kugendana na Yesu. Hari imibereho yoroshe, icyo nakwita comfort zone, tugomba kuvamo. Muri Matayo igice cya 16 kuva ku murongo wa 24 kugeza ku murongo wa 26, ijambo ry'Imana ratubwira ngo, maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, ikorere umusaraba we ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Kandi umuntu byamumara iki gutunga ibintu byose byo mu isi, niyako ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Imana idufashe cyane. Imirongo iratubwira yuko hari ikiguzi bidusaba, harimo kwiyanga, harimo kwikorera umusaraba, nyuma tukabasha gukurikira Yesu. Ariko ibi nubwo tubona ko bifite ikiguzi, bifite n'ingororano rikomeye cyane, kuko umurongo wa nyuma baratubaza, ese umuntu byamumara iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko agatakaza ubugingo bwe? Ndetse bakongera bakatubaza, ese umuntu yatanga iki kugira ngo acungure ubugingo bwe? Rero mu gukurikira Yesu, mu gutanga igiciro, twe tubiterwa n'urukundo rwe, kuko tuzi ko Yesu adukunda. Ntabwo adukundisha mu magambo gusa, ariko yadukundishije n'ibikorwa. Imana yeretse urukundo rwayo ubwo yatanze umwana w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi ababare, apfe urupfu rw'agashinyaguro ku bw'ibyaha byacu. Yesu Kristo ni umwungeri mwiza, kuko umwungeri mwiza atanga ubugingo bwo ku bw'intama ze. Ibi Yesu yarabikoze, ntabwo ari amagambo gusa. Uretse abantu, hari n'ibintu tugomba gusiga kugira ngo tugendane na Yesu. Harimo ibyaha, ingeso mbi, ibidahesha Imana icyubahiro. Ibi byose tugomba kubishyira ku ruhande. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 1, nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo,
twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa, twihanganye. Iri ni ijambo riduhugura kugira ibyo tuyambura, ari ibyo tuyambura ibituremerera n'icyaha cyose. Imana idufashe kugira ngo tuyambure ibintu byose byatubuza gukurikira umwami Yesu. Tujye ku ngingo ya gatatu. Hari ibihinyuza tuzahura nabyo mu rugendo, ariko dukomere twizere Imana. Ibi tubibona ku murongo wa 37. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, muri abo isuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Ku murongo wa 37 tubona ukuntu abigishwa bari kumwe na Yesu bamaze kumwumvira bari mu bwato bahuye n'ishuheri y'umuyaga. Bene data, hari n'igihe tuhura n'ibibazo turi kumwe na Yesu. Hari igihe tuhura n'ibibazo kuko twagiye kure ya Yesu, hari igihe tuhura n'ibibazo kuko tutumviye Umwuka Wera, ariko hari igihe niyo turi kumwe na Yesu tuhura n'ibibazo. Muri ubu buzima duhura n'ishuheri y'imiyaga, habaho kugeragezwa. Imana yatuburiye kenshi mu ijambo ryayo kuko amakuba n'ibyago nabyo bizagera no ku mukiranutsi, kuko twabibona muri Zaburi ya 34 murongo wa 20. Muri Matayo igice cya 7 murongo 24 kugeza ku murongo wa 27. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose bikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye nayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose bikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Nk'uko tubibona muri iyi mirongo tumaze gusoma, ibigeragezo, ibyago n'amakuba bigera ku bantu bose, ari ku bantu biringiye Imana no ku bantu batiringiye Imana. Ariko twebwe ng'abizera dufite imigisha yo kumenya yuko iyo twiringiye Yesu tuba tubakiye ku rutare. Iyo tufashe ijambo ry'Imana tukarishira mu bikorwa tuba tubaka ku rutare. Icyo twakwibaza, ese turahitamo kubakira ubuzima bwacu ku rutare cyangwa ku musenyi? Imana idufashe kugira ngo tubake ubuzima bwacu ku rutare, nguko Pawulo umunyabwenge yabivuze ati, nta rundi rufatiro nashatse keretse urwa Kristo. Imana idufashe kubakira ku rufatiro nyarwo ari we Kristo. Tujye ku ngingo ya 4. Birashoboka ko twatuza no mu bihe bigoye. Ibi tubibona ku murongo wa 38 ngo yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Uwo ni umwami Yesu Kristo. Biratangaje gusinzira no kwisegura mu bwato busa n'ubugiye kurengerwa, ariko umwami Yesu arabishoboye. Abigishwa bagize ubwoba bwinshi, batangazwa ko Yesu atuje asinziriye yiseguye umusego mu bwato, kandi ubwato bwasaga n'ubugiye kurohama. Yesu nta kintu yavugaga. Twasomye ko yari yasinziriye ibwerekeza ndetse yiseguye. Mbega amahoro, mbega ubuntu! Birashoboka ko natwe twagira amahoro ya Kristo, kuko Kristo niwe umwami w'amahoro. Birashoboka ko twagira amahoro ya Kristo mu mitima yacu mu bihe nk'ibi. Nguko Yesu yari kumwe n'abigisha be mu bwato, niko ari kumwe natwe. Yaduseranije kubana natwe ibihe byose, ibihe twanyura mu mazi cyangwa mu muriro. Gusa twirinde kwiganyira nk'uko abigishwa batangiye kubaza Yesu niba atitaye ko bagiye gupfa. Waba uri kwibaza uko biza kugendekera ku bijyanye n'ubukungu ndetse n'imibereho muri ibi bihe bitoroshe bitewe n'icyago cya COVID-19? Birashoboka ko mu bushobozi bwawe, mu byo ubonesha amaso y'umubiri, nta nzira uri kubona. Ariko nagira ngo ngutere inkunga mwene data yo gukomeza kwiringira Imana. Ntabwo Yesu yagutaye. Umwami Yesu ntabwo ajya adutererana. Niwe buhungiro dufite. Zaburi ya 46 umurongo wa 1.
Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Abigishwa bagize ubwoba cyane, bagera aho bashidikanya urukundo rwa Yesu. Bamubaza niba atitaye ko bagiye gupfa. Mu by'ukuri Umwami Yesu atwitayeho. Niyo acecetse buriya aba ari kumwe natwe iyo twamwemereye kwambukana natwe. Umwami Yesu yavuye mu ijuru asiga ubwiza n'icyubahiro cye cyose, ko tubisoma mu Bafilipi igice cya 2. Aza ku isi yambara umubiri kugira ngo amere nkatwe, abashe gusangira ubumuntu bwacu. Rero umwanzi Satani cyangwa se imibereho ikomeye waba uri kunyuramo, ntibikubeshe ko Yesu atakwitayeho. Buriya Yesu akwitayeho, umuba hafi y'umutima we. Nkunda cyane amagambo tubona mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 16. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kututabara mu gihe gikwiriye. Umwami Yesu yageragejwe muri byose. Icyo adusaba ni ukwegera intebe y'ubuntu tudatinya, dushize amanga, kugira ngo dutabarwe. Imana idufashe cyane. Ntabwo byari byoroshye kubabigisha. Babonaga ko bibarangiriyeho. Natwe birashoboka ko twaterwa n'ubwoba, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko no mu bwoba bwacu tugomba kwiringira Imana. Iyo tunyuze mu bihe bikomeye, ijambo ry'Imana ridusaba ko twegera intebe y'ubuntu bw'Imana, ndetse tugasenga Imana tukayisaba. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7. Nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo byo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindira imitima yanyu nibo mwibira muri Kristo Yesu. Imana idufashe cyane kugira ngo no mu bihe ngibi bikomeye bitoroshe twiringire, twitakambire, twitabaze. Hasigaye Imana iraza kutuzuza amahoro n'umunezero wayo. Ingingo ya 5, hari ugutabarwa n'ihishurirwa risha tugira iyo tujyanye na Yesu. Ibi tubibona ku mirongo ya 39 n'umurongo wa 41. Akangutse aca umuyaga ab'inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. 41. Baratinya cyane, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Kubera ubwoba abigishwa babaje Yesu niba ntacyo bimubwiye ko bagiye gupfa. Ariko Umwami Yesu ntiyabashubije, ahubwo yahise acyaha umuyaga n'inyanja arayicecekesha, iratuza. Ibyo abigishwa babibonye baratangara, bibaza uwo ari we. Bari bamaranye igihe kinini bamubonye akora ibitangaza bitandukanye, ariko bari bataramubona ategeka ishuri y'umuyaga. Dufite inkuru nziza y'uko Umwami Yesu ashobora byose, ko ashobora gucecekesha byose nk'uko yacecekeshe ishuri y'umuyaga. Iyo ategetse byose birumvira. Dusabe Umwami Yesu gucecekesha imiyaga yose mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu itorero no mu isi. Yesu ari hejuru cyane y'iki cyorezo cya COVID-19. Dutabaze Yesu aragira icyo akora. Ibi yaduseranije ko agiye kwambukana natwe hakurya y'inyanja, arizerwa arabikora. Ntabwo yavuze ko tugiye kurohama, ntabwo yavuze ko tugiye gupfa. Yavuze ngo twambuke tujye hakurya. Cyangombwa n'ikintu cy'ingenzi cyane twamenya nuko Yesu abana natwe muri ibi byose, kandi iyo tumwumviye aradutabara. Imana ivuga mu ijambo ryayo ngo untabaze nzagutabara, ngwereke ibikomeye utaruzi. Iyo tumutabaje aradutabara. Dutabaza Imana, Imana iraza kuza. Mu gusoza twibukiranye ingingo twasangiye. Ingingo ya mbere twabonye ko
umwami Yesu arashaka ko twambuka tukajyana hakurya. Ingingo ya kabiri, hari abantu bamwe n'ibintu bimwe tugomba gusiga mbere yo kwambuka tujya hakurya hamwe na Yesu. Ingingo ya gatatu, hari ibinyuza tuzahura nabyo mu rugendo ariko dukomeye twizera Imana. Ingingo ya kane, birashoboka ko twatuza no mu bihe bigoye. Ingingo ya gatanu ariyo ya nyuma, hari ugutabarwa n'ishyurirwa rishya tugerayo tujyanye na Yesu. Imana idufashe muri byose. Dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, ngiye gushimira kuko uri Imana yacu, kuko uri Imana nziza, Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Ni wowe waremye isi n'ijuru, ni wowe uri hejuru ya byose, ntugire itangiriro n'iherezo. Uri Imana ikomeye, hejuru ya byose, hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'ubushobozi bwose, hejuru y'ingoma zose, uri hejuru ya byose. Data, ndagushimira urukundo rwawe watweretse biciye mu mwana wa Yesu Kristo. Ndagushimira kuko wamuduhaye kugira ngo adupfire ku musaraba w'Igorogota, kugira ngo aducungure kubw'amaraso ye, kugira ngo duhinduke ibyaremwe bishya, duhinduke abana bawe, duhinduke abantu bo mu bwami bwawe. Ushime Mwami Imana, ushirwe hejuru, uhabwe icyubahiro. Data mwiza, ndagushimira kanya waduhaye kugira ngo dusangire ijambo ryawe. Reka ishimwe, reka icyubahiro byose bibi byawe. Urakoze Mwami Imana kuko ari wowe udushoboza byose. Ndasaba ngo ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe twese. Ndisengera kandi ndasengera umuntu wese wadukurikiye kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Data, udufashe, udushoboze kugira ngo tubashe kugendana nawe, twambuke tujye hakurya. Udufashe Data, udushoboze kugira ngo tubashe kumvira ijambo ryawe. Udushoboze kugira ngo ahari ikiguzi cyo gutanga tugitange twishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Data mwiza, ndasengera wari wacitse intege kugira ngo mukomeze. Uri wabuze ibyiringiro, ndasenga kugira ngo Mwami umuzuze ibyiringiro byawe mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndasengera n'uwari urwaye kugira ngo akire mu izina rya Yesu Kristo. Data, udufashe, udushoboze. No mu bihe bikomeye turi gucamo, ndasenga kugira ngo udutabare kuko ariyo butabazi dufite. Niwe rutare rwacu. Ndasenga kugira ngo utabare Mwami buri wese uzi icyo akeneye. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mwami Imana kubw'ubuntu bwawe ibyo dukeneye twese tubibone mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera mwene Data kugira ngo Mwami arushe kukubona, arushe kukumenya no muri ibi bihe bitoroshe, yumva ijwi ryawe rimuhumuriza mu izina rya Yesu Kristo. Data, ndasenga kugira ngo dushoboze kugira ngo no mu bihe bikomeye amaso yacu tutayashira ku muyaga, ku bindi bintu turebesha amaso, ariko amaso yacu tuyahangiye ku mwana wa Yesu Kristo. Data, udushoboze. Data, udugirire ubuntu. Ndagushima kuko Mana wagiye udukoreye ibintu bikomeye. Rero turagutabaza kugira ngo ukomeze gutabara mu izina rya Yesu Kristo. Data, dufashe, udushoboze. No mu bihe bikomeye ndasenga kugira ngo amahoro yawe arenza aho isi atanga aganze mu mitima yacu muri Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo amahoro ya Kristo aganze imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Data, ukomeze ugaragare, useruke, uduhe gutuza no kukwiringira. Mwami, ahari ubwoba ndasenga kugira ngo bugende mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo ukwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana, ukwizera gushingiye ku kuri kw'Imana aba ariho rutare rwacu, aba ariyo ngabo tutwara turwana mu ntambara mu izina rya Yesu Kristo, mu ntambara nziza yo kwizera. Mwami, udufashe, Mwami, udushoboze, ukomeze utugirire neza twese. Urakoze Mwami Imana kuko uri mwiza. Ndasenga kugira ngo no muri ibi bihe bitoroshe tubone ko uri kumwe natwe, tubone gutabarwa kwawe. Kandi Mwami Imana, udufashe kugira ngo tukumenye uko tutigeze tukumenya. Tugire iyishyurirwa risha wo kukubona mu buntu bwawe, mu mbabazi zawe, mu rukundo rwawe, mu mbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Imana. Ndagushima Data ko uri mwiza, kugira neza.
kandi impuhwe zawe zihora iteka ryose. Ushime kuko uri Imana ikomeye, ubasha gukora birenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza kubw'imbaraga zawe. Ushirwe hejuru Mana, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data namwe mwese mwadukurikiye, mwakoze cyane kubana natwe. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagira neza muri byose. Reka mbatureho umugisha. Uwiteka aguhe umugisha, akurinde. Uwiteka akumurikishirize maso we, akugirire neza. Uwiteka akurebe neza, aguhe amahoro. Amen. Imana ibahe umugisha.